Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni Odette Kandama ubasuhuza. Ndagarutse ngo tuganire ku magambo y'Imana. Dukomeje kunezererwa umwuka wera Kristo yatwoherereje. Turavuga ubutumwa bwiza buri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nicyo tumaze iminsi twahereye ku wa mbere nyuma ya Pentecote, dukomeza kuvuga imirimo y'umwuka wera. Turimo turasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bamwe bajya bita ngo ni ibyakozwe n'umwuka wera. Rero tumaze iminsi dusoma dufashwa, twabonye ko abigishwa bamaze kuzura umwuka wera bakomeje gukora imirimo n'ibitangaza. Imana yabanye nabo. Twabonye uburyo Petero na Yohana bahagurukije uriya muntu wari uremaye, wari waravutse aremaye. Imana ikabakoresha iby'ubutwari, bakoze iby'ubutwari. Intumwa zitangira gukora iby'ubutwari kubera yuko Yesu yari yababwiye ngo muzahabwa imbaraga Mwuka wera nabamanukira, muba abagabo bo kumamya. Ubwoba mwagiraga bushire, gutinya mwagiraga gushire. Tubona ko Mwuka wera yabashoje kugenda bakora imirimo n'ibitangaza. Tubona ko Mwuka wera yabashoboje kujya bakiza abarwayi. Tubona ko Mwuka wera yabashoboje guhamya bashize amanga. Tubona ko Mwuka wera yabatinyuye guhagarara imbere yabo batinyaga, bagahagarara batinyutse. Tubona ko Mwuka wera yabashoboje bakabwiriza abantu benshi bakihana. Iyo Mwuka w'Imana ahari, imbaraga z'umwuka wera zihari, ntabwo umuntu aguma uko yari asanzwe, ibintu bihinduka, ibindi bikaba bishya, bikaba byiza cyane. Dukomeje rero kwishimira muri izo mbaraga z'umwuka wera Kristo yaduhaye, kandi riracyari isezerano. Nawe ukomeze uzisabe, ukomeze uzifuze. Rero uyu mwanya noneho ndagira ngo tuganire ku muntu witwa Stefano cyangwa se Etienne. Uyu nguyu ni umwe mu badiyakoni ba mbere, ariko nawe wahamije, watinyutse. Yabaye mu badiyakoni ba mbere, hanyuma aba n'umwe mu barenganijwe mbere bazira Kristo, ariko arakomeza abintwari no kugera ku gupfa. Izi mbaraga iyo ziri muri wowe ziragutinyura. Nubwo wapfa ariko upfuye kubw'umurimo w'Imana, nubwo wababara ariko kubw'umurimo w'Imana. Turabona ko Stefano zabanye nawe zikamubashisha, bamutera amabuye kugera ku munota we wa nyuma, atabumbuye akanwa ngo avuge nabi, ahubwo ageze kuri finali ngo abasabire imbabazi, arabingingira ngo Imana ibababarire. Inshuti zanjye, izi mbaraga zidushoboza kubabarira. Kubabarira ni ikintu kijya kigora, yewe n'abakirisito bavuga ko bakijijwe, ko bakiriye Yesu. Kubabarira ni ikintu kitajya kitworohera, kitugora. Ariko izi mbaraga z'umwuka wera Stefano azuzuye, ababarira abarimo bamutera amabuye. Ndashaka kuvuga ko imbaraga z'umwuka wera zidushoboza kubabarira abaduhemukiye. Imana nibaha umugisha. Reka dusome amagambo y'Imana yanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 7. Dusome duhereye ku murongo wa 54 tugeze ku wa 60. Ngo babyumve batyo bazabiranywa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo,
ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye. Umva umurongo nakozeho atansiyo. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Imana nibaho umugisha. Izi nkuru za Stefano dusomye zitangirira mu gice cya 6, usomyeho ku murongo w'8 ukamanuka. Uburyo bamushinje ibinyoma. Stefano bamushinje ibinyoma, baguriye abagabo bo kumushinja, baramubwira ngo bumvise ngo atuka ngo ahera, ngo bumvise ngo atuka Mose, ngo bumvise ngo atuka Imana, ngo bumvise atuka amategeko. Baramubeshyera, baramuhimbira. Ageze ku gice cya 7, Stefano ahagarara imbere y'abatambyi bakuru, ahagarara yiregura. Mu kwiregura rero kwa Stefano nahabonye igitangaza. Nabonye kwimbaraga z'umwuka wera zituma dutinyuka tugahamya kandi zikatumara ubwoba. Stefano arahamya, arabahamiriza, arababwira ngo umva nimwumve, abasobanurira ahereye mu itangiriro rya Bibiliya, mu gitabo cy'itangiriro. Arababwira kugera aho Yesu yapfuye apfiriye abantu. Inkuru zose arazibabwira uko byagenze adasobwe. Mbona ko imbaraga z'Imana zituma dutinyuka tugahamya kandi zikadushoboza kuvuga ibyanditswe tudasobwa. Yahereye mu itangiriro ageza aho Yesu yabambwe akabapfira, abibasobanurira atinyutse, nta na kimwe kimucitse. Imana ishimwe. Bibiliya itubwira mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo wa 13, haratubwira ngo uwo mwuka w'ukuri naza ngo azatuyobora mu kuri kose. Imana ishimwe. Mu byatuyoboramo rero ananatuyobora mu kubabarira. Nababwiye ngo turavuga ku mbaraga, nubwo hari ibindi mbuze mbere hejuru nkomeza no kubivuga, ariko ndashaka kwensista cyane cyangwa gutinda ku mwuka wera atubashisha cyangwa dushoboza kubabarira. Mwuka w'ukuri naza azatuyobora mu kuri kose. Mu byo azatuyoboramo harimo no kubabarira abaduhemukiye. Nuko iki gice rero cya 7, Stefano arisobanura, arabivuga neza ahereye mu itangiriro kugeza aho yababwiye ati mwabambye Yesu Kristo, ababwira ngo mwishe uwera. Niko yababwiye. Hari umurongo hano yabasomeye wa 51, aravuga ngo yemwe abatagonda ijosi, mwabatakebwe mu mitima no mu matwi mwe, iteka murwanya umwuka wera, uko basekuruza wanyu bakoraga niko namwe mukora. Bibiliya rero yatubwiye hahandi twasomye ngo bakibyumva bahita bazabiranywa n'uburakari, ngo bamuhekenyera amenyo. Imana idufashe. Ukuri kuraryana, ntibashatse kumva ukuri, ukuri kurababaza, ngo bamuhekenyera amenyo. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo nubwo bamuhekenyeye amenyo, we ngo yuzuye umwuka wera. Ni ku murongo wa 55 watubwiye ngo arararama, ngo atumbira mu ijuru, ngo maze abona ubwiza bw'Imana, ngo ahita ababwira ngo ijuru rirakingutse, mbonye rikingutse, ngo umwana w'umuntu ndamubonye, ngo ahagaze ngo iburyo bw'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo bakibyumva ngo bazabiranywa n'uburakari, ngo bahita bamutera amabuye menshi. Ariko ngo bakimutera amabuye ngo aravuga ngo mwami wakire ubugingo bwanjye. Umurongo twasomye rero nshaka kubabwira ngo arapfukama, ngo avuga ijwi rirenga, aravuga ngo mwami ntubabareho iki cyaha. Haleluya. Iri jambo ryo kuvuga ngo mwami ntubabareho iki cyaha ni igitangaza. Barimo baramutera amabuye, barimo baramurenganya, barashaka kumwica, ariko umutima w'imbabazi uramwuzura. Imbaraga z'Imana zari muri we zimutera kubabarira. Aravuga ngo mwami ntubabareho iki cyaha.
umva, iri jambo ryo kubabarira, imbaraga z'Imana nizo zonyine zabikubashisha, nanjye zikabimbashisha. Ijambo ryo kubabarira naryumvanye Yesu nawe ari ku musaraba muri Luka ibice 23 umurongo wa 34. Ni rimwe mu magambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba. Yesu yaravuze ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Nukuvuga yuko Stefano kubw'imbaraga z'Imana zari muri we zatumye agira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, maze nawe yatura imbabazi kubari bari kumwica, kubari bari kumuhemukira. Izi mbaraga zimutera kubabarira, zimuha kubabarira kandi batamusabye imbabazi. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye aho twasoreje dusoma, yatubwiye ngo amaze kuvuga atyo, amaze kuvuga ngo ntubabareho iki cyaha, ngo ahita asinzira. Bishatse kuvuga kubabarira biduha amahoro, byatumye atumva ubundi bubabare kubera ko yari amaze kubabarira. Nshuti yanjye, ndakwifuriza kubabarira abaguhemukiye, nubwo nari muba wumva bidashoboka uti nta mbabazi bansabye, ariko ndakwifuriza kubabarira abaguhemukiye. Izi mbaraga zabashishije Stefano kubabarira bari kumutera amabuye. Izi nizo mbaraga Yesu yakoresheje ari ku musaraba. Aravuga ngo Mana ubabarire ntubabareho icyaha. Rero izi mbaraga zije muri wowe ziguha umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, umutima ubabarira nawe ukababarira nk'uko Yesu yababariye. Imana nishimwe. Stefano amaze kubabarira arasinzira. Haleluya. Atumvisha ububabare, nawe nubabarira uzabona amahoro. Ikindi nendaga kukubwira nuko mu gihe bicaga Stefano, Sawuli ngo yarahari. Sawuli niwe wa wundi waje guhindukamo Paulo. Nagiraga ngo mbabwire ngo mu rupfu rwa Stefano havuyemo Paulo. Mu buhamya ajya yitangira, ajya avuga ngo bica Stefano nari impari ngo mfashije abamwicaga imyenda, ariko mu rupfu rwa Stefano havuyemo Paulo. Birashoboka ko nawe niwihangana ukababarira. Haleluya. Nawe Imana yakoresha uko kwihangana, yakoresha izo mbuto weze, yakoresha ukuntu babariye abantu abapagani babireba maze bakazahindukira. Imbaraga z'Imana nizibe muri wowe, ndazikwifurije nawe ubone uko ubabarira abaguhemukiye nubwo batagusabye imbabazi. Kubabarira nukugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Niwe wababariye abamwicaga. Aravuga ngo Mana ntubabareho icyaha. Stefano none ageze ikirenge muke, aravuga ngo babarire. Ndakwifuriza izi mbaraga zituma ubabarira, ndakwifuriza kwakira izi mbaraga zituma ubabarira abanzi bawe abaguhemukiye. Ntabwo ari bo ni Satani, ariko izi mbaraga z'Umwuka Wera zituma umuntu ababarira. Imana niziguhe mu izina rya Yesu.